Oh no! Nahiriti wallahi. Siri niyo mpamvu nawe nzagukunda paka. Ikintu kijyanye n'amafaranga cyo. Ntukagira ikibazo cyayo. Uzi umuntu muri kumwe? Ase kubuta nafata. Oh no! Waribagiwe ko kakakanya? Oya ntago nakibagiwe nanjye ndagukunda. Nyiri byondo ko kubungu. Urabizi mu bahungu bose nabonye ari we wa mbere. Yewe ubu ngubu mbafite amafaranga ariko nyine utaza kunkora mu mufuka. Oya sinabwo kuyagenda nabari kuri za banki. Za gahunda zawe se reka tuziganireho gatoya nawe shiri ndaje nutinda ari mu minota 2 yonyine ndabaje ikizo wazindukira muri iki gitondo ko wowe nayinje kuvuye mu rugo ntari wenje kuri tumenye ko umuntu afite ibibazo wese ukaza kundeba mu gitondo manje oya mari umva se mubwiye mani ntabwo afite ibibazo twari twavuganye niba sikuwaka ese turi kwa kanga amafaranga nari mfite nasohokanye n'umukunzi wabibona manje naga mani kuguriza mu kanga kwishyura mani nuko uvuga ko uzi inote y'igihumbi none singereka mubwire manje sibyo jewe mama sangahe yo atanu yonyine nimugoroba ngenda hita muzanira amafaranga yawe ndakungukira na senyisa kugira ngo uranyunyu uragurami cyatanu ndakibona igoroba ndayaguha mani mani wanyu jewe ndahazi wanyu ndahazi sibyo ndakunda kurari nta kibazo mani hakuwe nukaze kunyishyuza ariko yo nuko basi mva nkubwire mani ntabwo ndi bwafanga nta mafaranga yanjye njyana basi buyihanganye tanizo n'umujama mani utaneza ngaho muteze iki se ariko mani nsaba imana mani niwe mani hake ugiye kurande twatuvugane ari gahunda ndi kumwe n'uyu mucama hitondesha ko kuse mani noneho ikiri baretse mvugane n'uyu mucama nawe ndaje tuganire ku kibazo mani ushaka kwiha ibintu byo kunyoba ntabwo byakora umva se ndaje ariko mani ndaje nabanganya cyane ntago nta kintu turavugana none nta bintu byinshi ibyumweru 2 1 3 4 ntabwo bibaho sabima nishyura nsabima ngo nta kintu ufite mani wambaye neza gute ngo nta kintu ufite nta nijana umva se wakiriwe nsaka ariko mani ntabwo bishoboka se mbaze nkubwire mani wowe mu munsi w'ejo wonyine si amafaranga 500 wamaye reka nkubwire amafaranga 500 yawe ngiye nzayakwishyura mfite ikihe kibazo mani ujya kuyaguha wambwiye gute ntabwo wabonye ko arandi kumwe n'umuntu sabima ntabwo ucika none darahonda ibyumweru 2 1 3 urashaka kundabiza hano muri kaburimbo umva se mani umva tubanze twumvikane bro ndemera ndujyane sabima ase bro umva se bro umva se mani kurimo kunindira ma kurimo kunindira noneho akabacama bro akurimo cyane ijyama mani ideni byarayishe ayawe yakuyemo ayawe yakuyemo nanjye ntabwo bwagende nayo nkubwire mani ndagenda nyajyanye bitabaye ibyo cyane ngende yafite mani wagiye wumvikana mani babundi mani nakujerekeye kuva kare mani nje noneho kuramo no mupira murese ugira ngo mwana umuntu aba yabajebeke kuramari kuma akukoma mani n'ikindi kintu nuko ufite imbaraga ngaho reba kuramo mani cyamufate n'umunoso ubwo muguzi umukubite mu maso noneho ubibona sikuma mwarafashe umuntu nkaho ari n'uzamana ari idage fata ari kumba mahoro mani ugize amahirwe mani kumba mahoro bro mbabarira umviranga base mbangudikira kara gakobwa mani kaze nako nkakanoba mani ntabwo nkunda ibintu byose ubu ngubu yumbwira ngo utarinze kunkubita mani ntabwo ari wabyanze se mani nsinda kubita mani uragira ngo bazankiremo ijisho ry'ipusi ryanjye umaze kubyangira segura kunguza akanirika hano arareba ndibwa nanga abantu bameze nk'abariya dore ngaka karaka ariko none bese komera kugenda wambaye inkweto n'imipira bigenze umva none se kuta rero bayiki
bariya abahungu ubona twari turi kumwe hariya nabahaye. Urabaha se n'ijisho bakarimena? Nabihereye barijyana. Urabeshya. Kandi nanjye nabyumvishe ngo bari n'amadeni. Akamadeni shiri kuko urabona umuntu nkanjye ari wo kurya amadeni. None si umupira n'inkweto bikaba byagiye he? Ntabibahaye ngo bajye kugurisha babona amafaranga. Bose babonaga badafite ibibazo. Ejo nanjye ntazashiduka wantanze. Reka nitegereze.